Ndabaramukije muri iki kiganiro tugiye gusesengurira hamwe umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo umwami ntiyica hica rubanda. Ese uwo mugani urimo ukuri? Muri politiki abanyarwanda dukunze gushakira ibibazo n'ibisubizo byose ku banyepolitiki bari ku isonga mu butegetsi bukuru bw'igihugu cyangwa ku banyamahanga b'abazungu. Biterwa n'iki? Ku ngoma zose twakunze kumva abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bagira bati umukuru w'igihugu kanaka n'abagize akazu ke bavuye ku butegetsi maze twe n'ishyaka ryacu tukabasimbura, impundu zavuga igihugu kigatemba amata n'ubuki. Abashyigikiye uwo mukuru w'igihugu uri ku butegetsi nabo batereka daha bati muribeshya, ahubwo bagumyeho n'ishyaka ryabo ari ryo ryacu niho abanyarwanda twese twagira amahoro arambye igihugu cyose maze tugahorana umunezero. Abari muri izo mpande zombi za politike mu ndirimbo zabo izina ry'umukuru w'igihugu rikaba intero n'inyikirizo. Amadisikuru n'ibiganiro byabo bigaherekezwa n'induru cyangwa amashyi n'impundu. Hari rero n'abavuga ko ibibazo byacu tubiterwa n'abanyamahanga. Bati ibibazo byacu dufite twabitewe n'abakoloni kuko badutanyije kandi bakaduteranya. Ari nayo mpamvu nta somo rya demokarasi bakwiye kuduha kuko ibyo dukora ari bo ba mbere babidukoreye mu gihe cy'ubukoloni. Bati Loni ikwiye kudutabara vuba na bwangu. Mu gusubiza abo banyepolitiki, rubanda nayo ikagira iti kuki se nyine namwe mukora nk'ibyo abo bakoloni badukoreye kandi ari byo mubarega? Ubwo mubarusha iki? Umuntu agerageje kubumva ni ukugerageza, ariko kandi si ukubashyigikira. Yavuga yuko bari bakavamahanga igihugu kikaba kitari icyabo, ariko mwebwe ni icyanyu kandi hari keraga. Ariko se mwe byakumvikana gute ko mukandamiza twebwe bene wanyu kandi tuvinimwe? Muri iki gihe tugezemo koko mwarangiza mukaririmba ko ngo abanyarwanda twabonye ubwigenge. Ubwo bwigenge rubanda dufite ni ubuhe? Hari umunyafurika wagize ati abakoro baragiye none haje abakoloneri. Nuko impaka hagati y'abanyepolitiki na rubanda zikabura gica. Kuri iyo ngingo nanone hari n'abandi banyarwanda bavuga ngo impamvu z'ibibazo byacu ni uko abategetsi badukandamiza baba barashyizweho n'abazungu mu nyungu zabo. Bakongeraho bati abo bazungu nibo ba nyirabayazana ibibazo byacu kuko bakora intwaro bakaziduha tukicara. Rubanda nayo iti none se abategetsi bacu ni robo zikoreshwa na telekomande? Bati kuki abo bazungu baticana iwabo kandi bafite izo ntwaro ntibagire intambara? Ibihugu byabo bifite amahoro na demokarasi nuko nta ntwaro bifite kandi ndetse bifite iza rutura n'iza kirimbuzi. Baziduha se tutazibasabye? Nubwo basanzwe bakize se hari uwanga ijana mu rindi? Nuko abanyepolitiki bakabura ibisubizo bikwiye. Muri izo mvugo zose rero tukanga kwemera uruhare buri wese agira muri ibyo bibazo byacu no gushaka urwo twagombye kugira mu kubishakira ibisubizo. Tukavuga ko ibibazo byacu ari abandi babidutera gusa bikaba ari byo bitworohera. Gushakira ibibazo ku bandi gusa akenshi tubyigishwa n'abanyepolitiki badushakamo abayoboke bagahunga amakosa yabo kugira ngo babone uko bagera ku butegetsi cyangwa babugumaho. Ariko se babiterwa n'iki? Kuki tutibaza impamvu umuntu umwe agera aho yicisha imbaga y'abantu imyaka igashira indi igataha, ngo tunibaze aho izo mbaraga zivana tuba ariho dushakira ibisubizo? Aho si uko dutinya kwireba mu ndorerwamo kugira ngo tutabona amakosa tuba twarakoze tumushyigikira? None se ibyo bikorwa bibi kandi byinshi bikorewe ahantu hatandukanye henshi kandi mu bihe bitandukanye
yabikora ate wenyine? Abategeka kubikora babyanze se ubwo buhangange yabuvanaye? Tukibazeho. Ngo umanika agati wicaye, wajya kukamanura ugahaguruka. Icyo ubucamanza budakunze kubaza abo bategetsi iyo babugeze imbere ni ikiba cyarabateye gukora ayo mahano. Hari umunyarwanda wagize ati, nk'uko muganga atavura indwara atamenya icyitera, ni nako gukosora no kugorora umuntu bibanzirizwa no kumenya ikimutera gukosa no kugorama. Uwo munyarwanda arabeshya se? Muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri, kimwe n'uko nshyigikira ubutabera mpuzabantu kubera ko butuma abafitanye ibibazo bashaka uruhare rwabo buri wese ku giti cye kugira ngo babikemure, nanone nshyigikiye ko muri politiki mpuzabanyarwanda buri munyarwanda wese akwiye kwisuzuma, akabaza umutimanama we, akareba uruhare yagize cyangwa afite mu bibazo bya politiki y'igihugu cyacu kugira ngo atange umuganda we mu kubishakira umuti. Niho ubwo bwiyunge n'ubwigenge nyakuri butangirira. Sosiyete sivili niyo ikwiye kuyobora buriya butabera mpuzabantu n'iriya politiki mpuzabanyarwanda, maze igakangurira rubanda gutinyuka ikihagararaho. Mu nyumve neza, ntabwo mvuze ko abanyarwanda twese dufite ibyaha bigomba kutujyana mu nkiko. Bibaye ari ibyo, ntitwanabona n'abaducira imanza kuko abacamanza nabo baba bakeneye abazibacira. Ariko umuntu wese agira umujyanama we, umutima we, umutimanama. Dore ingero zimwe zijyanye n'ibyo maze kuvuga. Imanza zo mu rukiko rwa Arusha muri Tanzania zigitangira, nibajije ibibazo byinshi kubera uko nazikurikiranaga mu binyamakuru. Numvaga abahoze ari abategetsi bashinjwaga batemera ibyaha bya jenoside, ntibanavuge n'abategetsi kuyikora. Kutemera ibyaha uregwa birumvikana mu gihe uzi neza ko utabikoze. Ariko nkibaza nti, niba abo bari abategetsi bakuru batazi abategetse gukora jenoside, ni bande babarusha kubamenya? Hari umunyarwanda nabibwiye, nawe ambwira ko yabitekereje nkanjye, maze numva ndaruhutse kuko nari maze kumenya ko atari jye jyenyine utekereza gutyo. Urundi rugero, dufate ko wabaye cyangwa uri muri rimwe mu mashyaka yigishije cyangwa yigisha amacakubiri muri iki gihe. Wavuga ko nta ruhare ufite mu bikorwa bibi by'iryo shyaka kandi warashyigikiye cyangwa ushyigikiye politiki mbi y'iryo shyaka? None se habuze abayishyigikira yabaho? Umugani mu Kinyarwanda uvuga ko ngo umwami atica hica rubanda urimo ukuri gucagase. Ku ruhande rumwe, uwo mugani ushatse kuvuga ko kera abitaga umwami Nyagasani aribo bicaga kuko aribo bamutungiraga agatoki kubera ko umwami atashoboraga kumenya abaturage b'igihugu cyose. Na nyuma y'ingoma z'ubwami uwo mugani wagumyeho. Bivuga ko umutegetsi mukuru adashobora kurenganya abaturage atazi kuko adashobora kumenya ibibera hose mu gihugu ntawe ubimubwiye. Agashobora no kuba yakwica inzirakarengane yabeshyewe n'umuturanyi ushaka guhakirizwa kugira ngo arebwe neza na shebuja. Ibyo byagiye bibaho kenshi mu nkiko no mu butegetsi. Abantu bakazira amaherere, bakabekerwa kubera inzangano n'amashyari, bakarenganywa n'abitwaje ko bafite ibyo bahuriyeho n'abategetsi runaka nk'amasano, aho bakomoka, ubwoko, ubucuti n'ibindi. Abadashoboye kwigerera ibukuru ngo bivuganire bakahagwa kandi nibo benshi. Hari rero akarengane gakomoka kuri bamwe mu baturage ubwabo n'abategetsi bo mu nzego zo hasi n'iziciriritse, abategetsi bo hejuru batabizi cyangwa batabishyigikiye.
umunsi umwe umuntu yambwiye iyi nkuru yahagazeho, ngo hari umutegetsi w'umusivili wigeze gukubitwa urushyi n'umusirikare ufite amapeti kubera ko bari mu kiganiro mu biro by'uwo mutegetsi ariko ntibashobore kumvikana. Uwo musirikare ngo akaba yari yitwaje ko avuka hamwe na perezida wa repubulika kandi akaba yari afite umwanya ukomeye mu ishyaka ry'umukuru w'igihugu. Ngo amaze gukubitwa urwo rushyi, uwo mutegetsi yahise ajya kureba perezida kugira ngo asezere kuri uwo mwanya, maze aramubwira ngo fata ibyawe, ntabwo mbereye muri uyu mwanya no gukubitwa n'abasirikare bawe. Umukuru w'igihugu ngo yahise atumiza igitaraganya uwo musirikare, maze amukombora amapeti yose ahinduka amayobo. Nuko umutegetsi w'umusivili aguma mu mwanya we. Ariko nanone ku rundi ruhande birazwi ko rubanda yashoboraga kwica ku mabwiriza aturutse bukuru, ni ukuvuga ibwami. Na nyuma yaho ubwami buviriyeho, hariho abayobozi bakuru bashora abaturage mu bikorwa bihungabanya umutekano w'abandi. Ndemeza rero ko hari n'akarengane gaterwa na bamwe mu bategetsi bo hejuru biturutse ku mabwiriza yabo. Ibyo birazwi. Rubanda rwo hasi rubura ubutwari bwo kuvuga ngo oya, kubera wa muco wo kubaha abategetsi muri byose. Nanone kandi umutegetsi mukuru ubona ingabo ze zica ntazibuze cyangwa ngo azihane, nubwo yaba atazitumye, nuko aba ashyigikiye ubwo bwicanyi. Nawe rero nubwo aba atakoresheje akaboko ke muri ayo mahano, icyo cyaha kiramufata byanze bikunze. Ibi biragaragaza rero ko wa mugani uvuga ko ngo umwami atica hica rubanda uri mu kuri gucagase, ntabwo ari ukuri nyakuri. Ibi kandi birareba n'abakozi basanzwe mu nzego za leta cyangwa zigenga. Hari abatagira ubutwari bwo kwanga gukora amahano bategetswe n'abategetsi bakuru. Kuki bategura? Reka ntange ingero ebyiri zo mu butabera, kuko ariho hari ipfundo ry'ibibazo by'akarengane k'abanyarwanda. Tuzi ko abacamanza bagomba guca imanza bakurikije amategeko n'umutimanama wabo. Kuki bamwe muri bo bemera guca imanza zirenganya ababuranyi kubera ko babitegetswe n'abanyepolitiki? Ibi bibaho cyane mu manza za politiki. Umucamanza nk'uwo abakora iki mu rukiko mu by'ukuri? Yaciye urubanza nk'urwo, iyo atashye araryama agasinzira. Cy'abacamanza nk'abo batigaragambya kugira ngo berekane ko bashaka ko ubutabera bwigenga. Abavoka bo mu Rwanda bigeze guhagurukira rimwe barigaragambya, bahagarika akazi kubera bagenzi babo b'abavoka bari bafunzwe barenganye. Kuki batigaragambya iyo abandi banyarwanda bafungirwa ubusa cyangwa barengana mu bundi buryo? Umuti wabo uwuhe rero? Umuti w'ibyo bibazo rero turabusanga mu butumwa tugiye kumva bw'umunyarwanda wo muri sosiyete sivile. Araduhamagarira kuvugira rimwe twese tuti oya. Reka tumutega amatwi. Banyarwanda, ese tuziga kuvuga oya ryari? Mahatma Gandhi yagize ati, niba nizeye ko nshobora kubikora, nta kabuza nzagira ubushobozi bwo kubikora, niyo naba ntabufite mwitangire. Abanyarwanda benshi tubabajwe n'aka karengane n'ihohoterwa n'andi makuba menshi atewe n'iyi ngoma ya RPF. Iyi ngoma irashaka ngo abana b'u Rwanda batakaze icyizere n'ibyiringiro by'impinduka. Ono guhera rwaje. Oya, ntabwo umubabaro, ubwoba n'agahinda bigomba kuba indangamuntu cyangwa identity y'Abanyarwanda. Ni ukwibohora rero. Wambaza uti ese hakorwa iki? Buri munyarwanda aho ari agomba gukumira ikibi icyo ari cyo cyose.
tugomba gutangira kuvuga ngo oya. Mucamanza, wowe utegekwa guca imanza zigoretse, imanza zibera, vuga ngo oya. Mudepite nawe senateri, utegekwa gushyiraho amategeko anogeye bamwe akarenganya rubanda, nawe uvuga ngo oya. Wowe musirikare, mupolisi, gendarme nawe daso, utegekwa kurasa abaturage wagombye kurengera, nawe uvuga ngo oya. Bari namwe bayobozi mu by'uburezi, mwebwe mwateshejwe umutwe n'uburyo mu kazi kanyu, none ubu uburezi mu Rwanda bukaba bwarasenyutse, namwe nimuvuge ngo oya. Rubyiruko, wowe usabwa ndetse unategekwa gusaba imbabazi z'ibyaha utakoze, vuga ngo oya, icyaha ni gatozi. Rubyiruko, wowe usabwa kwiga ushonje, nta byangombwa ufite, bamwe biriwe amarondo, abandi biriwe banyonga. Erega ubwo simvuze bashiki bacu birirwa bicuruza kubera ko babuze uko bagira. Nimuterere hamwe muvuge ngo oya. Nawe wicirwa, ubutegetsi bukakubwira ngo ntubivuge, babwire ngo oya. Wowe gitifu, utegekwa gucunaguza abaturage, ukabatesha umutwe, ngaho kubasenyera n'ibindi, nawe uvuga ngo oya. Wowe muturage wishwe n'agahinda n'umubabaro, wambuwe utwawe twose, barangiza bakakubwira ngo ririmba ko ibintu ari byiza, ko wateye imbere, ko ntako bisa, nawe babwire ngo oya. Nawe wese usabwa gukora ikintu cyagirira nabi umwana w'u Rwanda, nawe uvuga ngo oya. Ilisite ni ndende, ntabwo nabivugira hano byose, ariko icyangombwa, izere ko hari icyo ushoboye, uburyo n'imbaraga bizaza. Twige kandi dutangire kuvuga ngo oya, twange ko hari uwadukoreramo. Ibi bizaba ari intambwe ya mbere mu musanzu wo gukumira ikibi muri buri rwego. Gira uti oya. Nk'uko mumaze kubyumva, dukeneye revolution nk'iyo umunyarwanda amaze kudusobanurira, ikozwe mu mahoro kandi idahungabanya umutekano w'abandi. Iyo revolution niyo societe civile ikwiye gushyigikira, ikayikangurira rubanda. Uwo muti ntituwumenyereye, nanjye ntiyego nyine. Ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe utamenyerewe, kuko impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya